murakoze cyane yabona imwe urubyiruko muri hano kandi bari kubikora mwihangane ebi bugambiro hacaye cya mu rukundo town council Kisoro district aho bagambiro ngo abantu babana batera pokopoko batakarwana kureka baronda karuro mbusinge ngaha turi bamwe mutoyoba mutorwana ubundi bakutura muntu bigatuma tugwa karuru kurura munsi none mugende neza ntakurwana muganire sibyo kandi uzanyuramo azagumana wari ikintu inshuti yacu Grace Akifeza Ngabirano hagizire nguwe naza kongerera ahabyo mugenzi Sara Beire yasya kandi nangwa ngo yatandikire no kwereza abana be cyamushanza set nebinde birukwetengwa koze subombigezo harugana bwarize ngo mbese none ngo ko baduhaga bwa set ngo none turakora iki ko tugiye gukora ibizaba ntabwo narize nagikoreyeho mutavuga ngo ndarinda ngo biki ntabwo ndindaga naraje ndavuga nti niba bagira gaseti ndazishizeho ntabwo ari mbose ogwa yongeire yagambira abakazi aha binte byarkwenda gukora twakaganiriye ariko mwarushe mwashonje nanjye nshonjeyemo mumbabarire ngarukiraho ariko icyo mbahamiriza ni ngo ndashoboye kandi nzakora kandi n'ubukozi mugire amahoro Iva Biensi we nagira ngo bamuha karuru naza kuguma nahereza ba boda roni yo kugura za piki ahakacweka kamwe aharigana umuntu yada kwakira ku gapiki ariko wifitiye nk'agahene kaye ko kugurisha ukagira agakoko kugurisha urabaho n'ubutabushoboye guhinga aho udafite ibimane byo kugurisha nanga ibitoki irango kwikukora iki igufashe ndabingize muzambi inyuma iminsi 25 igifoto cyo muzabona kiriho amagarubindi mumbabarire abandi bagira ngo nukwirata oya narwaye ambasa kiri mutoya mubambe ndabinyize mu kirebe neza ariko nabikuraho mukandeba neza amen ngende bakorere kandi abarubyiruko bari hano bwese muri he abarubyiruko muri he abarubyiruko cyaka kubabyira ikintu ntabwo tukiri abayobozi b'ejo turi abayobozi b'uyu munsi abandi abetsimbere nabo bagambira abantu bakoza kubakora zaza na system cyambigishe ukuntu makora imifurege amazi siyongere kubateganya kiri cya kabiri kandi nk'umunyarubyiruko abagiriko wagisoro nk'abacyara izo ni isonga zimwe zatangira nazo kureba ngo amagore yacu afite amahoro tubinyujije mu kwigishwa kuko urugo rukwiye gufatwa abantu 13 nibo betsimbere hantebe y'abakazi okuzo mu ishengero bwanyuma yo mwanyogo kurangirura kuzamusha bwanyuma ya Sara Mateke hokorgo mu magara genseji Sara hakafebro mushanju byo kwa mwenda 2024 obururo obuntu buza kuterwa aha 2025 ebyo kwezo twari turi 13 ariko sabo tugiye kurangiza mwihangane uyu no kurangiza mubyumva Gashakwa Adonia Teire, our Sky Television, Agensho.